Rero ni igihe bisaba ko dusobanukirwa umunsi wa 50 uvuga muri Bibiliya, ugasobanukirwa n'ibiki byawubayeho. Ibi bintu uko ari bitatu: Pasika, umuganura, Pentecost, byasohojwe na Yesu. Barirwa bakubita abantu hasi, barabarutsa ibidakwiriye kurutswa, barimo kubambika ubusa. Harabona abonye umugabo umwe witwa Kakandi uri hano muri Uganda, wazana n'umupira mu kidini cye, agahamagara abantu uwacenze wese akikubita hasi. Ibi ni ibiki kwe? Abazana amavuta ya Elayo, abazana amavuta bavanye kuzimu, bari gusiga abantu. Abagira gutyo ikiganza abantu bakikubita hasi. Ntabwo ibi ngibi ari umwuka wera. Umwuka wera afite uko akora. Tuzi imikorere y'umwuka wera. Umwuka wera yaje icyubahiro. Umwuka wera nakubita umuntu hasi ngasambagurike. Umwuka wera ntabwo ashobora gutuma umuntu acira urufuzi. Umwuka wera ntashobora gutuma umuntu yambara ubusa imbere y'abantu. Umwuka wera ntashobora gutuma umuntu ahungabana ngo ubone abaye nk'umusinzi. Aba bahuha abantu bakikubita hasi. Ntabwo ari umwuka wera. Umwuka wera itorero ryo mu minsi y'imperuka dukeneye umwuka wera. Abayobozi b'amadini mukeneye umwuka wera. Abantu mwese muvuga ngo murahanura mukeneye umwuka wera. Bene data, dusohoye mu bihe bikomeye bisaba ko buri wese wizeye yaba afite umwuka wera. Si ukubatizwa mu mazi gusa, si no kubuzi kwigisha no kubwiriza. Ukeneye umwuka wera. Abantu bazakubitwa inkoni, muzakubitwa inkoni ziremereye. Wo muri kuza kwitwaza Imana mu buryo bwo kugira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bihe byanyu muzabona bitiriye izina ryanjye kugira ngo bayobye benshi. Yes my people, nizere ko bumeze neza, nizere ko bumeze fresh muri rusange aho muri hose, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda of course, nanjye aho merereye mu ntara uko ari enye. Nizere ko bumeze neza, nizere ko igitondo cyawe cyabasha kubagendekera neza, by'umwihariko mwabyukiye ku mirimo nk'ibisanzwe. Nanjye icyo mbifuriza no kugira gute n'uguhaha tukagira gute tukaronka. Twese burya ijambo ry'Imana riravuga ngo ifasha uwifashije, ariko ntango dushobora kuba twicana hamwe ibintu bikadusanga gusa. Tugomba kugira tugomba gukora, ubundi Imana ikatublessing, ikaduha umugisha mu byo twerekeje amaboko. Fa kuba gusa dufite iki, dufite ukwizera cyangwa se dufite ukwemera kuvuga ngo tugomba kugira gute, tugomba kuronka ibyo tugize dute twerekeje amaboko. Nanjye nicyo mbifuriza, kandi ikindi mbifuriza no kugira ubuzima buzima nkuko nkunda kubivuga sometime, ariko tugomba kugira gute, tugomba kugira ubuzima buzima kugira ngo nibyo byose tubashe kubikora cyangwa se tubigereho, n'akazi tujyamo tugakore neza, nuko tuba tugomba kugira gute dufite ubuzima buzima. Buriya ubuzima nicyo gishoro, niko Abanyarwanda bakunda kuvuga. Ibindi byose bishobora kuza ari nk'ibya kabiri cyangwa ibya gatatu, ariko ubuzima nicyo gishoro. Niko bimeze. Mumeze gute? Ngiye meze neza of course. Ni Valeur hano. Niba ufunga iki kiganiro bwa mbere, byaba byiza ukoze kuri subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rwari rwose ushaka, by'umwihariko kugira ngo tujye tubana gatanuko kandi mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Gospel 250. Mumeze gute? Ngiye meze neza, ariko sinatangira cyangwa se sinasuza abantu ngo nibagirwe n'intara ya gatandatu of course, diaspora. Ubwo nivuga diaspora ni uguhera hakurya baturanyi za Uganda, za Burundi se cyangwa se za Congo, abo bose bariyo, by'umwihariko b'Abanyarwanda bariyo bose tubabara nko mu ntara ya gatandatu, by'umwihariko diaspora. Kwambuka aho ngaho cyangwa se kwambuka amazi magari ukagira ikota Masimbi cyangwa se muri Leta Zunze za Amerika, hita uko ushaka. Benshi bahita mu masina agiye atandukanye, ariko ni hakurya y'inyanja cyangwa se abari muri Europe cyangwa se muri Leta Zunze za Amerika ndetse na Aziya. Buriya abantu bamwe na bamwe tujya tubabona, hari ukuntu tubireba kuri YouTube tukata tubimenya neza ko dufite abantu bari guterera bari muri ibyo bice. Reka rero mbifurize kugira gute kuhirwa n'ibyo mukora byari byo byose, by'umwihariko abantu aho muri hose, by'umwihariko mudukunda no kuri Gospel 250. Natwe icyo tubifuriza no kugira ubuzima buzima, ibyo mwerekeje amaboko Imana ikabasha kugira gute kuba blessinga, bikabasha gucamo neza cyane. Ibindi Imana iduhane umugisha. Uyu munsi murabizi cyangwa se mu biganiro dukora kuri Gospel 250 twibanda cyane ku nkuru zigiye zitandukanye, ariko zifite zihurenda gospel cyangwa se ukazana content runaka tukaziganiraho. Nayo mpamvu nashize nimero zanjye hariya muri description, kugira ngo nibura basi nimba ufite ikiganiro se cyangwa se ufite ubuhamya se cyangwa ufite ibyo Imana yagukoreye, ushobora kuza hano ugatanga ikiganiro, by'umwihariko gifite icyo gishobora gufasha society. Ni byiza ko dutanga ubuhamya, ni byiza ko tuvuga ibiturimo, ni byiza ko tuvuga
cyangwa se tukavuga ibyo Imana yadukoreye, kuko hari benshi bakeneye kumva ibyo bintu kugira ngo bibasubizemo intege. Hari abacitse intege ariko iyo bumvishe bumvishe ubuhamya, hari ikintu bigira bite bibafasha cyane, bakumva ko ibintu bishobora gushoboka, cyangwa se aho babona ko bidashoboka bishobora gushoboka bitewe n'iki, bitewe n'Imana. Rero ubuhamya burafasha, nicyo kintu ubuhamya buriya budufasha kuba twagira dute twasubizwamo imbaraga mu gihe twacitse intege, turi mu bihe bigoye, tukumva yuko byaturangiriye. Ariko burya ijambo ry'Imana ntabwo ribivuga neza, rikavuga ngo buriya kwizera kwiza ni ukwizera yuko ibintu byose bigize bite bishoboka mu kwizera kwa Yesu Kristo, cyangwa se mu mbaraga za Yesu Kristo. Rero uyu munsi nateguye cyangwa se nateguye ikiganiro kugira ngo tuza kuganira ku mwuka wera bitewe n'ibiri kugenda bivugwa muri ibi bihe. Turaza kuganira ku mwuka wera. Umwuka wera bamwe barawitiranya n'ibintu bimwe na bimwe, by'umwihariko bakabasha kugira gute, kugira ngo baguprovinge neza ko ari abarokore banya, bagashaka kuzura umwuka wera aho kugira ngo bakumvishe ko ari abantu bageze bate bamaze kuzura umwuka wera, kugira ngo bavugane n'iki, bavugane n'Imana, kugira ngo agukange no kuzura umwuka wera. Iki gihe tuzabitandukanya gute n'abakora umwuka n'abesikoro. Reka nkoresha amagambo n'abesikoro. Hari abesikoro nyine bakomeje kwitwikira uwo mwitero wo kugira gute, wo kuzura umwuka wera, ariko kugira ngo baduprovinge neza ko ari abarokore banyabo. By'umwihariko turaza gusoma n'imirongo imwe yo muri Bible twumva icyo umwuka wera bisobanuye, cyangwa se icyo Bibiliya ibivugaho. Reka mbere yuko dutangira, ntangire mpureyinga aya majwi kugira ngo deni nyuma nze kugaruka duhita dukomeza ikiganiro cyacu. Rero ni igihe bisaba ko dusobanukirwa umunsi wa 50 uvuga muri Bibiliya, tugasobanukirwa n'ibiki byawubayeho ku itorero, kandi tugasobanukirwa ko ibyo byawubayeho ari isezerano Imana yasezeranije itorero mu bihe byose rizanyura mu isi kugeza rikuwe mu isi. Ibi bintu uko ari bitatu, Pasika, umuganura, Pentecost, byasohojwe na Yesu. Barirwa bakubita abantu hasi, barabarutsa ibidakwiriye kurutswa, barimo kubambika ubusa. Harabona abonye umugabo umwe witwa Kakandi uri hano muri Uganda, wazana n'umupira mu kidini cye, agahamagara abantu, uwacenze wese akikubita hasi. Ibi ni ibiki kwe? Abazana amavuta ya aherayo, abazana amavuta bavanye kuzimu, bari gusiga abantu, abagira gutyo ikiganza abantu bakikubita hasi. Ntabwo ibi ngibi ari umwuka wera. Umwuka wera afite uko akora. Twarawuzuye kandi turacyawuzura. Narawuzuye, Imana yarawunyujuje, kandi biracyakomeza kuwunyuzuza, kuko ntabwo twuzuzwa rimwe. Tuzi imikorere y'umwuka wera. Umwuka wera yeje icyubahiro. Umwuka wera nakubita umuntu hasi ngasambagurike. Umwuka wera ntabwo ashobora gutuma umuntu acira urufuzi. Umwuka wera ntashobora gutuma umuntu yambara ubusa imbere y'abantu. Umwuka wera ntashobora gutuma umuntu ahungabana ngo ubone abaye nk'umusinzi. Aba bahuha abantu bakikubita hasi. Ntabwo ari umwuka wera. Umwuka wera itorero ryo mu minsi y'imperuka dukeneye umwuka wera. Abayobozi b'amadini mukeneye umwuka wera. Abantu mwese muvuga ngo murahanura mukeneye umwuka wera. Bene data, dusohoye mu bihe bikomeye bisaba ko buri wese wizeye yaba afite umwuka wera. Si ukubatizwa mu mazi gusa, si no kubuzi kwigisha no kubwiriza. Ukeneye umwuka wera. Umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera. Umwuka wera akwiriye kongera gusukwa mu bantu. Umwuka wera, umwuka wera. Uyu mugabo avuze amagambo akomeye cyane, uyu mugabo Jarike avuze amagambo akomeye cyane ku bigendanye n'umwuka wera. Arangira natwifuriza ati dukeneye umwuka wera. Umwuka wera avuga wa nyawe nyine, ntabwo ari uwa pirate nk'uwo ari kuvuga umuntu mu nsengero se twagiye tubibona. Atanze urugero rw'uwo mupasitori wo mu Bugande wazanaga baro cyangwa akazana umupira w'amaguru, murabibona, akawushyira mu muntu uza mu rusengero hara kuri aritari, abaje bose abacenga, uwaceza agwa hariya, uwageze kutarya agwa hariya. Byose biba bimeze nk'inkinamico. Umwuka wera ntanga kiri umwuka wera wa nyawo. Muri iki gihe itorero rya nyuma, cyangwa se itorero ryo mu bihe bya nyuma, rikomeje kugaragaza umwuka wera wa pirate, rikomeje kugaragaza umwuka wera w'ubwesikoro w'ubutubuzi. Nta mwuka wera urimo. Umwuka wera wo mu bihe bya nyuma ni wa mwuka wera turi gukomeza kubona muri ibi bihe. Impamvu nateguye iki kiganiro ni ukugira ngo tuvuge kuri uyu mwuka wera bitewe n'ibigenda bivugwa. Twarabibonye umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera kuri social media, tubibona ku mwuka wera mu matorero amwe n'amwe, turi kubibona ahantu hose. Ariko umwuka wera wo mu bihe bya nyuma ngo uzaza utandukanye n'umwuka wera wa nyawo. Umwuka wera w'iki gihe ni umwuka wo kugira ngo duprovinge abantu, cyangwa se twereke abantu ibitangaza. Inkinamico tukayireka. Iyi ni inkinamico, nta mwuka wera urimo.
kaza ku muntu ukamuhuha ngo mwabantu mwe inkinamico. Iyo ni inkinamico, ni script. Umwuka wera w'iki gihe ni script, kwandika mukaza nk'abaje gukina intuzi inkinamico, ni théâtre. Umwuka wera w'iki gihe, reka tuba abarokore ba nyabo bafite umwuka wera wa nyawo. Reka tuba abarokore ba nyabo bafite umwuka wera ukwiye, atari umwuka wera w'ibi bihe wo kwishushanya. Umwuka wera muzitegereze neza muri iki gihe ukuntu ibintu bimeze. Hari umuntu ukubwira ati ngiye kuzura umwuka wera gutyo uko direct, kandi Bibiliya ivuga ko umwuka wera ni ikintu bwacyo kikuzamo wowe utaje uburyo cyakujemo. Murabizi abantu buzuye umwuka wera byanyabyo koko bibavuyemo. Murabizi itandukaniro rirahari. Ni ibintu bikuzamo wowe ubwawe utazi ibintu bikujemo tu. Niwo gufata sinzi ikintu nabigereranye nabyo. Wowe ni ikintu kikuzamo ukumva neza pe urahindutse muri wowe, wakira ikindi kintu kidasanzwe mu mubiri wawe. Umwuka wera wo muri ibi bihe ni umwuka wera wo kugira ngo twishushanye uko tutari. Turabizi, nzana ingero zimwe na zimwe njyewe nzibabwira. Turimo turakora ibintu by'inkinamico kugira ngo duprovinge cyangwa se twerekane yuko turi abantu b'Imana cyane, tugera ku Mana mu buryo bworoshye, tugategura ikintu cy'inkinamico nk'uko nkomeje kubivuga, tukandika script nkabazana nkabashira hariya, ariko nateguye nk'inkinamico ndi bukore. Murabizi wa mupasi mu Buganda wazaga umupira kuri aritara akajya afunga umupira akaba nka Messi cyangwa Cristiano. Niko umwuka wera tuzi icyo ari cyo cyangwa no gukina? Tuzi icyo ari cyo cyangwa no gukina? Dukeneye umwuka wera, dukeneye icyo bita umwuka wera wa nyawo, atari wa mwuka wera twabonye igihe bamwe babatizwaga bakajya abantu 500 hose ukajya ubona. Dukeneye umwuka wera wa nyawo. Nicyo mbifuriza itorero ry'iki gihe, dukeneye umwuka wera wa nyawo. Dukeneye ibihe bidasanzwe, dukeneye ibihe byo kwegera Imana. Dukeneye ibihe byo kwegera Imana, atari ukugira ngo twigaragaze ko twuzuye umwuka wera twageze dute. Ati Imana irambwiye wowe utazi Imana wozanye ibitekerezo byawe wowe kugira ngo unkomfire cyangwa se unyumvishe. Hari inkuru runaka wanyumvisheho. Dukeneye ubuhanuzi bwa nyabwo, dukeneye umwuka wera mu bahanuzi. Abantu baraza ati bitewe n'ibyo yumvishe nkuvuzeho cyangwa se yumvishe undi muntu, ati akahita yuzura ngo umwuka wera kugira ngo akumvishe, noneho yarangiza akahita ushaka kukubwira iby'Imana ngo yakuvuzeho bitewe n'amakuru runaka gufiteho. Muri ibi bihe bya nyuma nibyo bintu turimo turabona ubu ngubu, nibyo bihe turimo turabona ubu. Umwuka wera wa nyawo, hakaza n'umwuka wera w'iki, n'umwuka wera ukwiye kuba ari uwo mwuka wera, atari umwuka wera wo kuza gute, wo kuza kukwerekana hano cyangwa se kuza ibintu biduturutsemo. Abantu bazakubitwa inkoni batazi ikibakubise icyo ari cyo. Ngenda bivuze, muzakubitwa inkoni ziremereye. Wo muri kuza kwitwaza Imana mu buryo bwo kugira ngo, ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bihe byanyu muzabona bitiriye izina ryanjye kugira ngo bayobye benshi. Twitonde rero, twitondere ibintu by'imyuka wera, twitondere ibintu by'ubuhanuzi byo kuzuye umwuka wera w'ubuhanuzi bwa feke, kugira ngo wowe werekane yuko ko gusa ngo Imana ngo ari ubuhanuzi bwa feke. Reka nsome imirongo yo muri Bible twumve icyo Bibiliya bivugaho
dukomeze tubivugaho, ariko biba byiza namwe mugize ikintu mugira gute mubivugaho by'umwihariko munyuze kuri comment cyangwa se kuri nimero zanjye mukagira ibintu cyangwa se mushobora kutuganiriza cyangwa se mukatubwira bitewe nuko mwebwe mubyumva uyu mwuka wera cyangwa se uri gukomeza gufata muri bibi. Twabonye ibitangaza ngo by'umwuka wera abantu babatizwa mu gihe cyashize, itorero rimwe ryafuzwe bose ngo buzuye umwuka wera. Muri iki gihe muzabona icyitwa ibitangaza, mubona bari kugwa ibihumure atari umwuka wera wa nyawo, ahubwo ari imyuka mibi barimo. Muzabona abazagwa ibihumure, ariko iyo myuka wera bita imyuka wera ari imyuka mibi iri kubakoreramo. Mugiraga abantu buzuye imyuka wera. Ubuhamya burahari, usa nk'imubibona ahantu hose. Ntituri kwirirwa tubona ku ma YouTube, ntituri kwirirwa tubona mu matorero amwe namwe tubarizwamo. Dukoresha izina ry'Imana kugira ngo tugire dute twigwizeho iby'isi cyangwa se twigwizeho iby'umubiri gusumbya iby'umwuka wera cyangwa se gusumbya iby'umwuka. Nta burokore burimo habe na gato, habe na mba. Nta burokore burimo pe. Nawe niba uzi ko wabikoraga cyangwa se ubikurikiza uwo mwuka wera, Imana iwukwambure iguhe umwuka wera wa nyawo. Egera Imana usenge, uzabona umwuka wera ugukwiye, utari umwuka wera kugira ngo twigaragaze. Kugira ngo twigaragaze abo tutari, twigaragaze abo tutari bo. Dukeneye umwuka wera. Dusome mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 2. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 4. Maze bose bazuzuza umwuka wera, batangiye kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaga kuvuga. Murumva icyo Imana ivugaho? Kandi mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 18, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubusambanyi, ahubwo mwuzurwe umwuka. Murumva icyo Bible bivugaho? Ntawe bitandukaniye n'ubusinzi. Impamvu uvuze ngo ntawe bitandukaniye n'ubusinzi, umusinzi niwe ushobora umusinzi ugira ibindi byiyumviro iyo amaze gusinda, akaba yagira ibindi byiyumviro, akaba yarira, akaba yagira ate, akaba sinzi ukuntu nabivuga. Mujya mubibona sometimes hari abantu basinda mwicaranye gutyo ko bari ahantu runaka, amarira akabarenga ngo hari ibyo we yiyumvishe, akabona ibyo mwebwe mutari kubona, akabona ibyo mwebwe mutabona, akabona ibyo mwebwe mutari kubona. Ngima irabwi, arabaza akatavuga ngo Imana irabwi kandi ari isinda arimo, ari biturutse muri we, ari biturutse ntaho bitandukaniye. Ubwo ni rwo rugero mba ngahaye cyangwa se mba mbivuzemo, ariko ntabwo bikuye yuko ahubwo dukwiye kugira gute kwabaho kore ba nyabo, tukamenya gutandukanya muri iki gihe, tukamenya gutandukanya abayisikoro cyangwa se tugatandukanya abanyabo n'abesko. Tutazakangwa n'ibintu byari byo byose ngo nuko ngo abantu bari kuzura umwuka wera. Muri iki gihe bimaze kugaragara ko abantu benshi muri iki gihe bari kurangazwa cyangwa se barangazwa n'ibintu by'ibikabyo cyane gusumbya iki, gusumbya ibigaragara. Nimba ubonye umuntu ari kugira gute ngo yuzuye umwuka wera, we nk'uko uri kubibona arahindutse, atangiye kwitwara ukuntu, wowe ugatangira kumva yuko uwo muntu ari umuntu w'Imana cyane, kandi mu by'ukuri ibyo bintu ari kubikora kugira ngo akurure amarangamutima yawe. Murabyumva? Ijambo ry'Imana ntabwo rishobora kubishyigikira n'ibyo koko. Harimo imirongo imwe n'imwe ibivugaho pe, ikabisobanura kuzura umwuka wera icyo bisobanuye. Dumenye gutandukanya abanyabo muri ibi bihe, tugaragaze cyangwa se tumenye n'abantu b'iki babatekamutwe bakomeje kwitwikira
ijambo ry'Imana cyangwa se uyu mwuka wera kugira ngo bakure amarangamutima yacu. Umva ijambo ry'Imana nabibabwirira bivuga pe. Mu bihe bya nyuma muzabona bazaza bitwaje izina ryanjye kugira ngo bayobye benshi. Twabonye ibitangaza, tubona abantu, tubona iki muri ibi bihe, turi kubona ibintu bidasanzwe by'umwuka wera, ariko ari imbaraga z'indi myuka mibi ahubwo. Mu matorero mubarizwamo mwitonde murebe ibyo bikabyo. Bamwe baruzura imyuka mibi ngo wuzuye iki? Buzuye umwuka wera. Tujya tuvuga ibintu uko biri, tuvuga ibintu uko biri. Ukuzura umwuka mubi ngo uri kuzura umwuka wera. Ni ibintu rero muri iki gihe bikomeje gufata indi ntera, ariko nahoze mbabwira yuko abarokoreye na benshi twabaye nk'abantu tujya gusenga tunarabuza. Nkunda kubivuga buri teka, tukajya ahantu kuko hari ibitangaza, kuko hari gukorerwa ibintu bitangaje, tukibagirwa yuko twagiye gushaka Imana, ubwo twagiye gushaka iki? Twagiye gushaka ibiri bunyure cyangwa se ibiri bunyure imitima yacu mu magambo meza turi bubwirwe cyangwa ibintu nk'ibi. Niho tuzahurira n'ibyo bintu by'imyuka mibi, cyangwa se iyo myuka mibi yitwa iki? Bashaka kwita umwuka wera. Bakayigushiramo, bagukora ku gahanga ukagwa, bakagira bate, bakaguhohera, ntuzi ibyo baguhuhere, ntuzi impamvu bakoze ku gahanga, ntuzi ibyo agushizemo. Dukeneye kuzura umwuka wera ukwiye kuba ari umwuka wera ukwiye koko. Iki kiganiro mba nagikoze kugira ngo njye nkunda gukora by'umwihariko content zanjye cyangwa se ibiganiro byanjye nkora. Nkunda kwibanda kuri reality y'ubuzima bw'iki gihe, tukibanda ku bintu bibahari by'umwihariko muri gospel, tukabiganiraho ngo tubwizanye kuri, tube abanyabo koko, tutazajiduka tugwe mu cyobo tukita iki? Ikiziba. Abarokore b'iki gihe ducana amaso, tumenye kumenya ibyanyabyo bikwiriye iki? Bikwiriye ubugingo bwacu, tutazashiduka turi gushirwamo imyuka mibi ngo ni imyuka wera, cyane ko iyi minsi aribyo bintu baze gufata indi ntera muri iki. Twitonde tube tayari, tube menge, ngo ndakuvuga utwo tuntu. Kwitondera ibyo tubwirwa, kwitondera ibyo turi kubona ngo byibitangaza, ibishashi byose suko bari zahabu, hari gihe bari imyuka mibi yo ngiyo. Dusenge ubwacu, Imana iduhishurire kumenya abanyabo, tureke kujya kwishora mu bintu byari byose ngo ni imyuka wera, ngo ni ibitangaza biri ku. Twitonde cyane kuko muri iki gihe biraruhije, turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe bigoye. Tugomba gucana amaso rero, tukaba tayari, tukamenya ibyanyabyo, ariko tugasenga Imana kugira ngo iduhishurire, tumenye abanyabo, tumenye ijambo ry'Imana, tumenye icyo tumenye abatuyobya, Imana ibaduhishurire, itwereka abanyabo. Dukeneye kugira ngo twegere igicaniro twebwe ubwacu nk'abarokora, dukeneye kugira ngo twegere Imana ubwacu, kugira ngo Imana idukure igikarito ku maso. Muri iki gihe birakomeye, tuzahura n'ibintu byinshi cyane bizaturangaza, tuzahura n'abashaka kudushiramo imyuka mibi, ariko Imana ntizabyemera. Mu gihe wowe wegereye Imana, ukegera ku gicaniro, ubundi Imana iduhana umugisha. Iki kiganiro mba nagikoze kugira ngo twese tujye tubwizanya ukuri, cyangwa se tujye tugira dute, tugirana inama. Uru ni urubuga rero twashizeho kugira ngo nibura tujye tuganira amagambo meza, amagambo adufasha, adusubizamo imbaraga, amagambo aduhitura. Narabibabwiye, iyi sheni kibereyebo, nawe ushobora kuza ufite ubuhamya, ufite ibyo uvuga, ushaka kubwira abanyarwanda, cyangwa ushaka kuba turi hano kugira ngo nibura basi tugerageze gukora ibyo Imana yifuza, cyangwa se ibinyuze ku murongo. Ibindi byose tuzabifashwa n'Uwiteka. Ntituri hano kubera aba views, ntituri hano kubera oya, twe turi hano icya mbere, priorite yacu ni ukugira ngo dusenge kandi tuvuge ku bintu bihari, tubwizanye ukuri. Murakoze cyane rero, iyi ni Gospel 250. Ikiganiro byaba byiza nawe ugisharinze n'abandi bakakibona, kugira ngo nibura basi tujye tugira dute, tujye duhugurana. Turi hano kugira duhugurane, ntabwo ngiye mba natunze intoki zose gutyo nageze bazindebaho. Si mwebwe mba mbwira gusa, nanjye ubwanjye nanjye babindeba. Murakoze cyane rero, yari Valeur hano kuri Gospel 250. Tubane mu biganiro byacu bikurikira.